mwibukanye neza ko gutangiza urugamba hari bamwe mu bayobozi bacu barabaye mu gisirikare muri Uganda, ariko intego ni kwa kundi nababwiye ngo u Rwanda rwari barimo nabo bari mu Rwanda bashaka ko umunsi umwe nibinanirana hazabaho basi gukoresha inzira y'ingufu, inzira y'umuheto kugira tuzatahe. Niho dutangije urugamba Inkotanyi rwo kubohora igihugu ko nta yandi mahitamo yari ahari yandi. Dutangiza urugamba ku tariki ya mbere Ukwakira. Urugamba ruratangira Kagitumba, ariko nyuma yaho ngaho umunsi ukurikira wari umuyobozi mukuru w'urwo rugamba Late Major General Fred Rwigema araraswa. Bitubera inkuru y'incamugongo ikomeye cyane. Reba namwe muratangiye murakisuganya, muracyari mu gihugu kindi n'umutware wanyu, umuyobozi wanyu mukuru ahise bamurasa. Ducika intege cyane, ducika umugongo, dutakaza hope. Aha mu Rwanda baracelebratinga, mu Rwanda muri iyo regime ya Habyarimana baracelebratinga ko rwose Rwigema yapfuye. Banayitaga intambara y'Ukwakira. Bigaragara ko byarangiye. His Excellence nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri icyo gihe yari yaragiye kwiga, kuko yari mu gisirikare cyo muri Uganda, yaragiye kwiga US, abona ko bikomeye, amashuri arayareka, anyura mu nzira z'inzitane, agira ku rugamba, afata urugamba mu maboko, aruha umurongo, aruha icyerekezo, aruha inzira kugira ngo noneho tubashe kugira. Niho noneho urugamba rugira isura nshya, imirwanire, rugira vision, rugira strategy, rugira ibintu byinshi twungukiyeho kubera leadership na vision n'ubunararibonye bwe, bituma tugira. Twagizemo inzitizi n'intambwe. Inzitizi ni ugupfusha commanders mu gihe cya mbere, no kugira iyo disoda mu gihe cya mbere, ariko akiza ibyo byose byahise bijya ku murongo, azana coordination nshya. Nyuma yaho ngaho n'abandi bantu benshi baraza baturutse, abanyarwanda, urubyiruko. Aha niho nshaka kuvuga none urubyiruko noneho ruturuka mu mahanga, kuko nawe yari muto. Twese ngewe nari mfite nk'imyaka 18 n'igice, nihereyeho, nawe yari muto cyane. N'urubyiruko rwafashe iya mbere kugira ngo rujye ku rugamba rwo kubohora igihugu. N'urubyiruko none nk'uko muri aha our past initiative as youth, nagiye mbyumva cyane muri poems mwagiye muvuga mu mivugo, nagiye numva ko iyo nyoti hari, nagiye numva ko namwe mushobora kuharanira icyo bakuru banyu baharaniye. Muri indirira rugamba sinzizi muzabyumva nyuma. Muri indirira rugamba mugomba kurira kujya guhora muri ku rugamba. Abari baraha ngaha rwose nabashimye. Tuvuye aho ngaho noneho turagiye, urugamba rugiriye ibyarwo, ingorane nyinshi tuzinyuramo. Hazaho igihe cyo guhagarika imirwano, baravuga ngo imishyikirano impande zombi zumvikane, habaho imishyikirano. Ubwo byari nko muri 1992, imishyikirano yafashe amezi 6 kugira ngo twumvikane, ndetse twohereza n'umutwe w'ingabo hangaha uza muri CND First Battalion. Ariko muri uko kugenda turi mu rugamba, tukagenda twumva ko abanyarwanda bari gupfa, abatutsi cyane barapfa. Habaho no kubwira Minuar icyo gihe, Minuar na leta yari iriho, ese twakoze ihuriro tugakora nka joint task force irokora abantu, ko abantu bari gupfa kandi exfari baranambira, regime yari hari irabyanga, basi genocide iraba. Icyo gihe noneho afande ategeka ko tugomba kurokora abatutsi bicwaga icyo gihe. Habaho noneho gukora urugamba, kuko twari dutegereje ko iyo mishyikirano iba, ariko noneho kwera icyo kintu habaho gukora urugamba
rugamije cyane cyane kurokora abicwaga icyo gihe ari bo abatutsi. Habaho forces zimwe ziramanuka ziva mu Mutara zimanuka straight Byumba Kigali, izindi zinyura Gabiro muri East Kibungo baza Kigali, byose link up yari guhura n'aba bari baraha imbere kugira ngo noneho dukore izo link up operations kugira ngo noneho urugamba tubashe kuruka. Tubijyamo tujya muri urwo rugamba turokora benshi, ni naho tujya tugira burya ni mujya mumenya inkotanyi zifite amateka, niko twebwe tutavuga hari cyane ariko dufite amateka. Hari wavuze mu muvugo umwe hangaha ihumure, hari watanze ubuhamya mu cyumweru gitangiza iki cyunamo. Hari umutangabuhamya nakurikiye yabonye inkotanyi ziramubwira ngo ntugipfuye. Ndashaka kubwira n'abandi bacika cy'umuyo, iyo spirit inkotanyi zagize, iyo spirit inkotanyi zagize kuva mu ntangiriro na n'ubu naho irajya, ntimugipfuye. Turahumuriza abacitse ku icumu bose n'abanyarwanda noneho muri rusange, ntimugipfuye. Umubyeyi Marie Rose yaduhaye ubutumwa ngaha, nimuhumure kuko twebwe nicyo tubereyeho. Iyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga ngo abanyarwanda nibaryame basinzire, abazi impamvu avuze iryo jambo. Iyo avuze ngo abaturage bari kwisonga, abazi impamvu avuze iryo jambo, ni ukuvuga byongeye intego twaba tuyushije, ukubaho kwacu kwaba kutakiriho. Ni ukuvuga inkotanyi ni hope, mugomba kujya mutubona mu icyo cyizere, ariko tugomba gufatanya twese nkuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivugaga ejo bundi. Tugomba kugira ngo iyo fighting spirit, tugomba kurwana, kunamba no kwigira kugira ngo kubera ukubaho kwacu tugomba guhora icyo kintu cyo guharanira kubaho kwacu, ukabiharanira mu nzira zose kugira ngo tubeho. Icyo kintu tugomba, twebwe niko duteye, inkotanyi niko dutekereza, ariko dutangiye kubona ko iyi spirit ni spirit igomba kuba abantu bose. Noneho dufite n'amahirwe, dufite n'umuyobozi mukuru utwereka icyo cyerekezo. Turi mu rugamba rwo kwibohora, ntizimbye mu magambo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndibuka atanga icyerekezo cy'ejo hazaza h'ingabo RPA, ni muri 1993 twari ahantu turi mu Karange. Abivuga mu rurimi rw'Igiswahili, aravuga ngo jeshi letu hili ndilo litakuwa msingi wa mabadiliko ambayo atakuwepo kwa nchi. Iyi RPA mubona mwebwe ni mwebwe muzaba ipfundo ry'iterambere mu Rwanda. Yabivuga kubera iki? Yabivugaga kubera yabonaga ko yabahaye icyerekezo nyacyo, yabahaye indangagaciro nyazo, yarebaga discipline zifite, yarebaga intego zifite, akareba burya kurwana udafite intego ni ikibazo, nta nubwo watsinda. Yabonaga intego iri imbere, akabona indangagaciro bafite, akabona discipline zifite, akavuga nta kabuza ni mwebwe muzaba ipfundo ry'iterambere mu gihugu. Iyo ni strategic vision yaduhaye, ni icyerekezo yaduhaye kandi cyaratuzanye. Tugeze n'urugamba rwo kwibohora mvuze rurangiye nyine, nicyo cyaranze cyane n'ingabo z'u Rwanda, ariko nacyo cyaje no kugaragara ko mu by'ukuri no muri guverinoma ya mbere yagiyeho n'ibiriho byose, izo ndangagaciro n'iyo vision n'ubundi nibyo bigenda bigaruka. Nk'ukuntu n'ejo bundi yavuze ngo stand up and fight for your survival, n'ubundi nicyo kigomba kugaragaza ko tugomba kwiga. Ibyo tutabigize sinzi aho twaba tugana. Ubwo rero ntizimbye mu magambo, nashatse nkori impine y'ikiganiro kuko iminota ni mike, ariko
urugamba rwo kubohora igihugu ntiwabitandukanya n'urugamba rwo gukora iki, rwo kubohora abacikaga, guhagarika urugamba pito guhagarika abantu babagizi ba nabi bicaga abatutsi icyo gihe, guhagarika jenoside yakorerwa abatutsi icyo gihe. Ntabwo wabitandukanye kuko niyo yari intego nyamukuru y'inkotanyi, kuko abanyarwanda tubabona nk'izahabu, tubabona nibo bantu ba mbere igihugu gishingiyeho. Bapfuye rero nta wabyemera. So ubwo rero urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorerwa abatutsi byakozwe muri uwo mujyo, akaba nanone ariyo ntego nyamukuru yo kurwana ku kubaho kwacu. Ingengabitekerezo ya jenoside igenda igaragara hamwe na hamwe ni kwirandurira mu mizi yayo. Uragenda ubibona hirya no hino. Rubyiruko ntimuzabyemere. Our Pass Initiative, ibi bintu mukoze ni byiza, ni ugutanga ubutumwa, ni ukugira bagenzi bacu, bagenzi banyu, urungano rwanyu rugira indangagaciro zigaragaza ko ntawashyigikira utuzanamo iyo ngengabitekerezo ya jenoside, kuko aho yatugejeje turahazi. Murasanire rero ku bintu byose, murasanire ari ku mbuga nkoranyambaga kuko niho byinshi bibera. Namwe muharasanira. Rega yo navuze stand up and fight, si urugamba gusa rwo gufata imbunda, kuko si buri muntu wese azayifata, ariko buri muntu ku ruhembe rwe afite icyo azakora kugira ngo atange umusanzu we kandi yumve ko ari gukorera igihugu urwamubyaye.